Mwiriwe bene data, ndabasuhuje cyane aho muri hatandukanye, tukiri kuri ya sije yacu, uburyo bwiza bwo gusenga Imana. Twaganiriye kuri pointi zigiye zitandukanye, aho gusengera, twasanze ahantu hose Imana ihaba, nta hantu hari specific ho gusengera. Igihe cyo gusenga, nabwo twasanze ko Imana iba mu bihe byose, amasaha yose, ahantu hose. Bibiliya dusanga idusaba ngo dusenge ubudasiba, kubera ko nta gihe kiri specific kizwi Imana ibonekeramo. Imana iri mu bihe byose. Uburyo bwo gusenga, twasanze abantu bagira uburyo butandukanye basengamo, ariko nabwo dusanga nta buryo buri specific bwihariye ushobora gukoresha Imana ikumva, cyangwa se bikatira attention y'Imana, ngubwo wakoze gutya bigatuma Imana ikumva bitewe n'ubwo buryo wakoresheje. Uburyo ahangaha ni nka formule, ugasanga abantu baravuga ati iyo usenze umeze gutya, upfukamye ufite iyi position, iyo usenze wagiye aha n'aha, iyo usenze wigomwa ibi n'ibi, iyo usenze bimeze gutya, iryo sengesho riba ari perfect imbere y'Imana. Oya, ntabwo ariko bimeze. Isengesho riri perfect ni isengesho ryakozwe mu bushake bw'Imana cyangwa se mu izina rya Yesu. Tugeze kuri topic sous-point ivuga ku basenga. Abasenga ni bande? Ibyo basengera ni ibiki? Izo pointi zombi turaza kuzivugaho muri iyi video y'iminota mikeya. Dusomye mu rwandiko rw'Abaheburayo ibice 10 umurongo wa mbere, tuhasanga amagambo agira atya ati: ubwo amategeko ari igicucu c'ibyiza bizaza, akaba adafite ishusho yabyo ubwabyo, ntabwo yabasha gutunganya rwose abegera igicaniro. Abatunganishijwe igitambo bahoraga batambuka umwaka utashe, iyo abibasha, ubwo ni amategeko, ntibaba bararorereye kubitamba, kuko abasenga baba barejejwe rwose, ntibabe bakimenyaho ibyaha. Aha mu isezerano rya kera batambaga ibitambo ku mwaka utashe, igihe cyose bazana ibitambo imbere y'Imana. Umutambyi akajya ahera hahera, ari uko ajyanye ibitambo ajya gutambira ibyaha, kandi bagahora bibutswa ibyaha byabo ku mwaka utashe. Ibyo rero ntibyabasha gukuraho ibyaha, kandi ntibyabeza ngo babe batakimenyaho ibyaha. Biba ngombwa ko Kristo yitamba ubwe nk'igitambo kizima gikuraho ibyaha, aba ari we utwegereza Imana, noneho tukajya ahera hahera tutajyanye amaraso y'ibitungwa, ahubwo kubw'amaraso ye bwite cyangwa se kubwe. Yohana ibice 4 umurongo wa 23 haravuga ngo: ariko igihe kiraje ndetse kirasohoye, ubwo abasenga by'ukuri basenga Data mu mwuka no mu kuri, kuko Data ashaka ko bene abo ari bo bamusenga. Data ashaka ko bene abo ari bo bamusenga. Abasenga Data mu mwuka no mu kuri. Yarahuye n'umusamariya, twarabibonye, ko bari bafite habitude cyangwa se bamenyereye ko i Yerusalemu mu rusengero rwa Dawidi ariho bakwiriye gusenga Imana, ko ariho Imana izabumva, ko ariho Imana yategetse ko ariho bazasengera, ndetse no kuri iyo misozi yabo yabasekuruza, bumvaga ko nta handi wajya ngo Imana ikumve. Noneho rero Yesu ababwira ko uburyo bwahindutse, ko noneho bitakiri ngombwa ko bazajya baza i Yerusalemu ngo ariho basengera. Igihe kiraje ubwo basenga Data batazaba bakimusengera aho ngaho i Yerusalemu, ahubwo bakamusenga mu kuri
no mu mwuka, cyangwa se mu mwuka no mu kuri. Mu mwuka ni ukumusenga bijyanye n'ubushake bw'Imana, bijyanye n'umwuka wa Kristo uri muri twe. Ni ugusengesha umwuka, ni ugusenga mu buryo bw'umwuka, ni ugusenga uhamanya n'Imana, kuko Imana ni umwuka, n'abayisenga kuri 24 niko havuga, n'abayisenga bagomba kuyisenga mu mwuka. Ni ukuvuga ngo amasengesho yacu ni amasengesho y'umwuka. Rero Data ntashaka ko abantu bajya ku misozi, ntashaka ko abantu burira amazu, ntashaka ko abantu bajya mu mazi ngo bagiye kumushaka. Ahubwo nushaka ujye aho hose, ujye aho hose, ariko umusenge mu mwuka no mu kuri. Ibyo ukora bibe biririyo, ibyo ukora bibe byuzuye, ibyo ukora bibe bihabanya n'ijambo ry'Imana, ribe rihamanya n'ijambo ry'Imana, ryuzuzanya n'icyo Imana ishaka, bibe biri mu bushake bw'Imana. Nushaka ujye munsi y'ibuye, ujye hehe, ariko utagiye kugira ngo aho ngaho ugiye ariho Imana ikwemerera. Kuko tubona hari abajya munsi y'amabuye bagatangira ati Imana niba unyemera unkorera ibi n'ibi, ukajyayo utemewe. Ahubwo abishaka ni bande? Ni abamusenga mu mwuka no mu kuri. Kuko Imana ari umwuka, irashaka ko tuyisenga mu mwuka. Gusenga ni igikorwa cy'umwuka, ni igikorwa gikorerwa imbere muri twe, ni igikorwa kijyana n'uko Imana ishaka. Mu buryo bw'umwuka, Imana irifuza ko ukora iki? Irifuza ko ujya hehe? Nushaka ujye iyo ku misozi, ariko watumweyo n'Imana, uhamanya n'Imana ko ari kuri muri yo, kandi ko ibyo uri gukora ari ubushake bwayo, ariyo yakohereje aho hantu, ariyo yakubwiye ngo ukore ibyo bintu. Ni ukuvuga rero gusenga byiza byemewe, abasenga bemewe ni abasenga mu mwuka no mu kuri. Turakomeje. Imana ikomeze. Mwaturane ibyaha byanyu kandi musabirane kugira ngo mukizwe. Mu zindi Bibiliya uzasanga bavuga ngo kugira ngo mukire indwara, cyangwa se mukire imitima. Mwaturirane ibyaha byanyu, musabirane, hajemo ijambo gusaba, kugira ngo mukizwe cyangwa se mukire. Gusenga k'umukiranutsi kugira umumaro mwinshi iyo asenganye umwete. Icyo dushaka hano turi ku ijambo abasenga ni bande? Abasenga basenga ari bande? Ni ukuvuga kugira ngo usenge wumvirwe, kugira ngo usenge Imana ikumve, ni uko uba wahinduye identite, ni uko uba utakiri umunyabyaha, ahubwo uba uri umukiranutsi. Umukiranutsi niwe Imana yumva. Imana yumva amasengesho y'umukiranutsi. Umukiranutsi ninde? Umukiranutsi ni umuntu udafite icyaha. Umukiranutsi ni umuntu ukiranuka mu bintu byose. Umukiranutsi ni umuntu Imana itabaraho gukiranirwa. Umukiranutsi ni umuntu Imana ireba ikamubona yera, yejejwe, kandi ngo ikitweza n'iki? Ni amaraso ya Kristo. Ijambo ry'Imana riratubwira ngo, ndetse n'abaririmbyi bajya babiririmba bakaririmba ngo Uwiteka umucamanza iyo ambonyeho amaraso ntanyita ukiranirwa, ahubwo anyita umukiranutsi. Anyita umukiranutsi kubera iki? Kubera ko nambaye gukiranuka kwa Kristo. Ijambo ry'Imana ritubwira hariya mu Bakorinto ba mbere igice cya mbere umurongo wa 30, hatwereka yuko Kristo ari we waduhindukiye gukiranuka. Kristo niwe waduhindukiye gukiranuka. Wagera mu rwandiko rwa kabiri urwo rw'Abakorinto, Pawulo yandikiye Abakorinto ibice 5 umurongo wa 21, naho akatwereka yuko Kristo utarigeze kumenya icyaha, Imana yamuhinduye icyaha kugira ngo twebwe duhinduke gukiranuka kw'Imana. Twebwe duhinduke gukiranuka kw'Imana. Ni ukuvuga ngo abizeye Kristo, abizeye Imana bahindutse abakiranutsi. Rero gusenga k'umukiranutsi kugira umumaro mwinshi. D'abord, mbere yuko tuvuga ngo asenganye umwete, ariko tubanze turebe usenga ninde, asenga gute, asenga ryari. Tubonye ko asenga mu buryo bw'umwuka, kubera ko asabana n'Imana mu mwuka we, ari connecte n'Imana mu mwuka we. Niyo mpamvu uyu nguyu niwe usabwa gusenga.
gusenga k'umukiranutsi kugira umumaro mwinshi. Gusenga k'umukiranutsi. Umukiranutsi ninde? Ni uwo nguwo utabarwaho gukiranirwa. Kuko ijambo ry'Imana riratubwira muri Yesaya ibice 59, ngira ngo guhera aho ngaho, havuga ngo Imana ntiyapfuye amatwi kandi ntiyananiwe kureba ngo inanirwe kutwumva, ahubwo gukiranirwa kwacu niko kwatujyanye kure nayo, niko kwatwigije kure y'Imana, bituma itatwumva, itwima amatwi kubera ko tudakiranutse. Rero amasengesho y'umunyabyaha ni ikizira imbere y'Imana. Imana irashaka ko abakiranutsi ari bo bamusenga, ari bo bayisenga, abakiranutsi, kandi ngo noneho bashizeho umwete, bashizeho imbaraga, bakoresheje za mbaraga z'umwuka wera bahawe. Bahore bibwira Imana ku manywa na nijoro, ibihe byose. Abakiranutsi rero nibo bakwiriye gusenga Imana. Dusomye mu rwandiko rwa Petero 3:12 avuga ngo kuko amaso y'Uwiteka ari ku bakiranutsi. Tubonye ko amasengesho y'abakiranutsi agira umumaro mwinshi iyo basenganye umwete. Noneho Bibiliya irongera irahamije ngo amaso y'Uwiteka ari ku bakiranutsi, n'amatwi ye ari ku byo basaba. Urumva, kugira ngo ugire icyo usaba Imana ikumve, no kuba Imana iguhozaho amaso, nuko uri umukiranutsi. Abakiranutsi rero nibo Imana ireba, ni nabo itega amatwi. Ariko igitsure cy'Uwiteka kiri ku nkozi z'ibibi, ku banyabyaha. Urwandiko Pawulo yandikiye Abafilipi ibice 3:1, duhereye kuri A yaho, haravuga ngo ibisigaye bene data, mwishimire mu mwami Yesu, mwishimire mu mwami Yesu. Cyo nicyo kidukwiriye bene data. Ibisigaye bene data, mwishimire mu mwami Yesu. Umurongo wa 3 ukavuga ngo kuko twebwe turi abakebwe gukebwa kwiza. Ngiyo description y'abasenga. Twebwe turi abakebwe gukebwa kwiza, gukebwa ko mu mwuka, abasenga mu buryo bw'umwuka w'Imana. Twebwe abasenga mu buryo bw'umwuka w'Imana. Twebwe abakebwe gukebwa kwiza. Kuko twebwe turi abakebwe gukebwa kwiza, abasenga mu buryo bw'umwuka w'Imana, abasenga mu buryo bukwiye, abasenga mu buryo Imana yishimira. Tukishimira Kristo Yesu, ntitwiringire iby'umubiri. Tukishimira Kristo Yesu, ntitwiringire iby'umubiri. Urumva, abo ngabo twebwe tumeze gutyo, abana b'Imana, abakiranutsi, abo nibo bakwiriye gusenga. Babandi bakebwe gukebwa kwiza, kutari ugukebwa ko mu mubiri, ahubwo bakebwe gukebwa k'umwuka. Babandi basenga mu buryo bw'umwuka w'Imana, basengesheje umwuka wa Kristo. Babandi basenga uko Imana ishaka, biri mu bushake bw'Imana. Abo ngabo nibo bayisenga, abo nibo bakwiriye kuyisenga, abo nibo bakwiriye kuyishima, abo nibo bakwiriye kuyihimbaza. Tukishimira Kristo Yesu, ntitwiringire iby'umubiri. Pawulo hano aravuga ngo nubwo ngewe nabasha kubyiringira, ariko hano yatanze description y'abasenga, basenga neza, basenga mu buryo bw'umwuka w'Imana, kandi bagahora bishimira muri Kristo Yesu, batiringiye iby'umubiri. Bya bindi yavuze ngo ibyari indamu yanjye nabihinduye igihombo kubwo gutunga Kristo. Bya bindi byose byari bimufitiye inyungu byo mu mubiri, yabihinduye igihombo, ndetse ngo abifata nk'amase, nk'umwanda, kubwo gutunga Kristo. Ibyo ngibyo rero ntiyabyiringira, ntiyabyiringira. Ariko aravuga ngo ntabwo nubwo nabasha kubyiringira, ariko afite Kristo, ahamanya n'umwuka w'Imana ko ibyo uburyo yegera Imana, ko ayegera mu buryo bukwiye. Twebwe abakebwe gukebwa kwiza, abasenga mu buryo bw'umwuka w'Imana, tukishimira Kristo Yesu, ntitwiringire iby'umubiri. Iby'umubiri ntitubyiringire, ntaba ari byo duha imbaraga, ntaba ari byo duha umwanya. Abakunda gusenga, hari umuririmbyi waririmbye ngo abakunda gusenga ngo nimuhaguruke turirimbe. Ariko wajya kureba Bibiliya, hari abandi ivuga bakunda gusenga, ndetse ngo bajya mu masinagogi, bajya mu mayira abiri kugira ngo abantu babarebe, bagasenga bagira ngo biyereke abantu, maonyesho,
kugira ngo abantu bumve ko basenze, kugira ngo abantu bumve ko bagiye imbere y'Imana. Ariko abajya imbere y'Imana ni ba bandi bakebwe gukebwa kwiza, gukebwa ko mu buryo bw'umwuka, kandi ni ba bandi basenga mu buryo bw'umwuka w'Imana. Abo ngabo nibo bishimira Kristo Yesu batiringiye iby'umubiri, badahanze amaso ku by'umubiri, badaha imbaraga iby'umubiri, ahubwo iby'umwuka ari byo bashinzemo imizi, ari byo bishimira amanywa n'ijoro. Ijambo ry'Imana akaba ari ryo buza, akaba ari ryo bakurikira, akaba ari ryo bashyiraho imbaraga amanywa n'ijoro, iminsi yose bashima Imana. Twebwe turi abakebwe gukebwa kwiza, abasenga mu buryo bw'umwuka w'Imana, tukishimira Kristo Yesu, ntitwiringire iby'umubiri. Imana ibagirire neza kandi mukomeze kuyubaha. Ibyo gusengera ni ibiki? Abantu bagira ibintu byinshi bitandukanye basengera. Hari ibyo Imana yasezeranyije, usanga abantu babisengera, kandi Imana yarabisezeranyije. Ibyo uko byagenda kose yabisezeranyije izabisohoza. Iryo ni ijambo ry'Imana ritwereka yuko iyasezeranyije izasohoza. Amasezerano apfa kuba yarasezeranywe, ibyo yasezeranyije byose izabisohoza. Mu Baheburayo ibice 10:23 havuga yuko amasezerano y'Imana uko byagenda kose azasohora. Hari imigisha y'umwuka twaherewe muri Kristo Yesu, imigisha y'ijuru yaduhereye mu mwana wa Yesu Kristo. Dusoma mu Baefeso igice cya mbere umurongo wa mbere kugeza kuri 18. Ibi byose byarasohoye, tubishimira Imana. N'ibitarasohora nabyo tubitegerezanye ibyiringiro ko bitazabura gusohora, cyangwa se ko tuzabibona. Twiteguye kuzabibona, twiteguye kuzabona ibitarasohoka, bya bindi ni ukuvuga ngo dutegereje ko imibiri yacu izahindurwa, imibiri yacu izavaho tukambikwa indi mibiri mishya. Ibyo ni ibyiringiro dufite ko igihe impanda izavuga, cyangwa se wenda tuvuye muri uyu mubiri, igihe impanda izavuga abapfuye bazazuka, aba ariho bahindurwa tujye gusanganira umwami. Ibyo ni isezerano dutegereje kandi ryatanzwe n'umwami Yesu ko azagaruka kutujyana. Naho ibindi byose, imigisha y'umwuka twarayihawe, no kwishimira Imana, kuyisaba, byaba ari ukutabisobanukirwa. Mu by'Imana yatanze turashima tukabyakira mu kwizera, tutarinze kongera kubisaba kubera ko twabihawe. Ni ukuvuga ngo iby'Imana yaduhaye ntabwo dukwiriye kongera kubigira icyifuzo cyo gusengera, ngo tuvuge ngo turasenga kugira ngo tube abana b'Imana kandi twarizeye. Kuko ijambo ry'Imana ritubwira ngo abizeye, abamwemeye bakizera izina rye, yabahaye ubushobozi bwo kuba abana b'Imana. Rero uwamaze kuba umwana w'Imana ntiyajya gusenga ngo asenge Imana ngo imugire umwana wayo kandi yizeye. Kuvuga ngo ni ibintu bikorwa iyo umaze kwizera, uhita uba umwana w'Imana. Hari ibintu rero tudasengera cyangwa se tudasaba kubera ko twabihawe, ahubwo tukabishimira. N'ibindi, iyo uzi neza ufite amakuru y'uko wabihawe, ntabwo wongera kubisaba. Yesu aravuga ngo mubanze mushake ubwami bw'Imana no gukiranuka kwayo, ibindi byose muzabyongererwa. Ni ukuvuga ngo ibindi byose ni inyongera. Ibyo tugira ibyifuzo tureba byo muri ubu buzima ni inyongera, ariko icy'ibanze ni uko tubanza tugashaka ubwami bw'Imana no gukiranuka kwe. Kandi ni ukuvuga ngo kubushaka ni gute? Ni ukwizera. Uwizeye ari mu bwami bw'Imana, uwizeye afite gukiranuka kwa Kristo. Abatarizera nabo nibo babwirwa ngo babanze bashake gukiranuka kw'Imana n'ubwami bw'Imana, then ibindi bazabihabwa nk'inyongezo. Ariko abizeye barabihabwa nyine, ariko icy'ingenzi ni kiriya cyavuzwe hano kuri
Dusomye urwandiko rw'Abaroma ibice 8:32 aravuga ngo mbese ubwo itimanye umwana wayo ikamutanga ku bwacu twese izabura ite kumuduhanana n'ibindi byose. Ni ukuvuga ngo ibyo dusengera, ibyo tuvuga ngo ibi n'ibi 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 n'ibi, ibindi byose ibiduha nk'inyongezo, ibiduha yabiduhananye na Kristo, yabiduhananye na Kristo. Uvuga ngo Kristo yaje yuzuye ibyo dukeneye byose kandi yarabitanze. Aravuga ngo amahoro yanjye ndayabahaye, mugende mugubwe neza, munezerwe. Yaduhaye ibyari bimuzuye byose. Umurimo yakoze wari ukubiyemo ibyo dukeneye. Biriya yavuze ngo nimubona gukiranuka ibindi byose bizaza ari inyongera. Ngibyo rero Imana ntiyatwimye, Imana yaraduhaye. Tuyishime iteka, tuyishimire ibyo yaduhaye, tuyishimire, tunyurwe n'ibyo yaduhaye. Birahagije, birakwiriye, ubuntu bw'Imana buraduhagije. Pawulo yigeze gusenga, yigeze gusaba aribyo yasabye Imana, Imana iramubwira ngo ubuntu bwanjye buraguhagije, ubuntu bwanjye buraguhagije. Rero abantu ntabwo bajya bamenya, niko no mu Kinyarwanda bavuga ngo uwambaye ikirezi ntamenya ko cyera, uwambaye ikirezi ntamenya ko cyera. Ushobora kuba ufite ibyiza, iby'ingenzi bikwiye ariko ntubimenye. Yesu abwira abigishwa ati aho njya inzira murayizi. Toma arasimba ati no, databuja ntabwo tuhazi, aho ujya ntabwo tuhazi. Kandi Yesu yamubwiye avec une grande certitude ko azi neza ko inzira bayizi. Aho njya murahazi, inzira murayizi, ariko umuntu ati no, ntabwo tuhazi, aho ugiye ntabwo tuhazi. Rero n'abantu bakorewe umurimo ukomeye ariko ntibawurekonesa, ntibamenya ko ari bo Kristo yapfiriye, ntibamenya ko ari bo Kristo, ko ari bo Kristo yaziye, kandi ko yaje yuzuye byose bifuza mu buzima. Ariko bagakomeza bahangayika, bagakomeza bafite imihangayiko no kumva bafite imitwaro batatura. Nkaho bakegereye Yesu uhamagara ati yemwe abarushe n'abaremerewe nimuze munsange ndabaruhura, mbakureho iyo mitwaro ibaremereye, mbakureho ibibagoye n'ibibaremerereye. Ariko abantu bakomeje kwikorera imitwaro no kunanirwa, kandi bari bakabaye baruhurwa. Tuba turirimba indirimbo ivuga ngo yadutuye imitwaro yaduhetamishaga, none tugenda twemye, tugenda twemye, none tugenda twemye. Kubera ko nta mitwaro tugihetse, nta mitwaro tugifite ituremereye, kubera ko ibisubizo byabonetse muri Yesu Kristo. Nimwakire, nimukingure imitima yanyu, mwakire icyo Kristo yabahaye. Icyo yabahaye ni byinshi. Yabahaye gukira indwara, yabakuyeho imivumo, yabakuyeho karande, yabakuyeho inyatsi, yabakuyeho byose bibaremereye mu buzima busanzwe. Yabibakuyeho byose. Mwakire rero ubwo buzima bushya, mwakire ubuzima buruhutse, mwakire ubuzima bushima, mwakire ubuzima bunezerewe, mwakire ubuzima bwuzuye imbaraga z'ubumana, bwuzuye umwuka wera, bwuzuye, muyoborwe n'umwuka wera ibihe byose mu byo mukora byose. Mushime Imana, muhimbaze Imana, musingize Imana, kuko yakoze umurimo ukomeye mutabashaga kugira gute kwikorera. Nta mpamvu rero yo kuruha no guhangayika no kurushwa n'imiruho y'isi, kandi Yesu yaratanzwe, kandi Yesu yarabonetse. Murakoze, ndabashimiye kubana natwe muri iyi topic, uburyo bwiza bwo gusenga. Abaduteze amatwi bose, Imana ibahe umugisha mu byo mukenera byose. Ijambo ry'Imana riravuga ngo nimwishimire Uwiteka nawe azabaha ibyo umutima wanyu wifuza. Zaburi ibice 37 umurongo wa 4 niko havuga. Muhore mwishimira Uwiteka, muhore mwishimira Imana. Bande mwebwe ab'Imana yatoranyije, ab'Imana
yashizeho kugira ngo mwamamaze ishimwe ry'abahamagaye. Turabashimiye, tuzakomeza tuganire kuri iyi sije ku buryo burambuye. Hari hasigaye supwe ivuga ku mbaraga z'amasengesho. Hari ubuhamya bwinshi bw'ibyo Imana yagiye ikora mu buzima bw'abizera. Nibiba ngombwa nitubona umwanya tuzagenda tubagezaho ibiva mu mbaraga z'amasengesho. Ariko uyu mwanya reka tugarukire ahangaha. Tubabwiye abasenga abo ari bo ni bande? Ni abakiranutsi, n'abana b'Imana, n'ab'Imana yemera already. Abo nibo bakwiriye kuyegera, kuko ijambo ry'Imana ritubwira ngo mwegere mudafite imitima ibacira urubanza, mutimenyaho ibibi, kuko Kristo yinjiye ahera hahera, ari imbere y'Imana adusabira umunsi ku munsi. Hanyuma ibyo dusengera ni ibiki? Ni ibibabaje imibiri yacu, imitima yacu, ariko cyane cyane iby'umubiri ntabwo ari byo twiringira, ntabwo ari byo duhanga amaso, kuko ushobora kubura iby'umubiri ariko ufite iby'umwuka nta kibazo. Iby'umwuka nibyo by'ingenzi, nibyo dukwiriye gusabira abera, kugira ngo Imana ihwezeshe amaso yabo, amaso y'imitima yabo, babashe kureba ibyo Imana yabahamagariye, babashe kureba, bahweze barebe ibyo biringizwa n'iyabahamagaye. Dusabire abera, tubasengere mu ivugabutumwa, kugira ngo ubutumwa bwiza bukomeze bwaguke bugere hose, kuko Imana icyo ishaka ni ukugira ngo abantu bose bakizwe, bakire Kristo nk'umwami n'umukiza w'ubugingo bwabo. Nta kindi rero dusabwa, nta kindi Imana idushakaho, ni uko tuyisenga nk'uko bikwiye, tuyisenga mu bushake bwayo, tuyisenga ahantu hose tukumva ko hari rezo. Ntimuzongere kwibesha muvuge ngo aha n'aha niho hari rezo kurenza ahandi. Nta rezo yindi Imana usenga ikurimo, iba muri wowe, ituye muri wowe, ugendana nayo ahantu hose, uba uri kumwe nayo. Nta hantu na hamwe uzagera ngo uvuge ngo ahangaha niho Imana yumva kurenza ahandi, ngo uwagiye hariya ngo avayo ngo yabonye ibisubizo. Oya, ibisubizo aho waba uri hose wabibona, waba ugiye aho ngaho bakurangira naho wabibona, kuko Imana iri hose kandi ibera hose icyarimwe. Mutekereze, Imana yumvise Yona ari mu nda y'urufi, asengera mu nda y'urufi, ikumva amasengesho ye. Wowe ni hehe wajya Imana itabasha kukumva? Mu rugo iwawe Imana ntabwo ikumva? Rero muhagarike kumva ko hari ahantu Imana iri kurenza ahandi, cyangwa se ngo ahantu hari rezo kurenza ahandi. Upfa kuba wowe gusa uri umukiranutsi wemewe imbere y'Imana, kuko amasengesho y'umunyabyaha ni ikizira imbere y'Imana, ariko ngo ijisho ry'Uwiteka riri kuba ikiranukira, cyangwa se riri kuba kiranutsi. Amaso y'Uwiteka ari kuba kiranutsi, kandi ugutwi kwayo kwitaye ku byo basaba. Usabe rero wizeye, wiringiye ko ibyo wasabye ubihawe. Imana ibagire neza kandi bafashe.